ngo bimeze bite, nizere ko mumeze neza. Karibu kuri Risi France Lifestyle. Nimba utarakanda subscribe kandaho, ubundi nze mbereke uko twategura amazi ya gombo mu buryo bworoshye kandi bwihuse, nta bintu byinshi bidusaba. Icyo turi bukenere dufite amagombo, dufite n'icyuma nicyo turi bukatireho, dufite n'amazi, nano mazi meza yo mu icupa, amazi ariko niyo yakoresha nayo robine nta kibazo. Nashyize mu icupa ngende ngiye kubikorera, ariko ushobora no kubitegurira mu ntuza no kubitegura no mu ijage cyangwa se ukabishyira mu kintu rwose ntacyo bitwaye. Reka ntangire. Gombo nazogeje neza, zirogeje neza, yewe ngiye kuzigira, ngiye gutangira nzikata nze nkoreho ubuntu bw'uburyo bugize, ubundi ntangire zikate neza, mbaze nkate ebyiri nubeza gutura. Ngiye gukatamo dutoya kugira ngo tuze kubasha kwinjira mu icupa, ariko uko wadukatamo rwose icyambere nuko kuza kuba zikasemo neza. Kano kakanoza gatwe ndagakuraho ko hasi, aka ni nk'akabuno, ngire nkatemo butoya, shaka nakongera nkakatamo gutya kugira ngo uze kubasha kwinjira mu icupa. Ariko nuzakoresha ijage wowe wakoresha nta kibazo, ntabwo wadukatamo duto cyane, ariko ngewe nuko mbishaka kugira ngo tubase kwinjira mu icupa ry'amazi. Ngiye ngiye gukoresha, nto nkunze kubikoresha cyane kugira ngo bize kwinjiramo byoroshye cyane. Rero ngiye kubitangira kubishyira mu icupa ry'amazi, niyo mpamvu ugahita kubikorera mu ijage cyangwa se mu kintu kinini nibyo byoroshye, ariko no mu icupa biraza kujyamo n'ubu ugiye kumva umwanya, ariko nta kibazo. Rero kubishyiramo birajyamo dore maze kuzishyiramo zose nuko bibaye. Ushaka wazunguza cyangwa ntuzunguze, kuzishyira mu mazi ameze neza. Ubundi ngiye kuko mfite firigo, ngiye kuzishyira muri firigo. Icyiza no kuzitegura nimugoroba kugira ngo uze gufata umwanya nk'amasaha hafi nk'umunani cyangwa se 6 ziteretse. Udafite firigo nta kibazo, ushobora kuzikora gutya ukazitereka ku ruhande ahantu hatari ubushyuhe bwinshi, ngo zitereka ku meza kuri salo cyangwa se mu gikoni nta kibazo. Ubu ufite firigo ushobora kuzikora gutya ukazishyira muri firigo nta kibazo, zikaza kurara muri firigo. Biraza gutuma rwose zifata umwanya kugira ngo izi mbuto utu tubuto tugiye turimo two dusaza gutanga bino bintu bireduka. Rero nibyo bitanga n'ibyo bifite intungamubiri cyane ku mubiri, biza gukora akazi mu mubiri cyane. Rero mpamvu urabishyiramo neza, ubundi uze kubitereka, uze kubinywa nyuma y'amasaha 6 cyangwa 8. Niyo mpamvu ikiza no kubikora nimugoroba, ukaza kubyuka mu gitondo uyanywa mu gitondo, nibyo byiza cyane, bitanga intungamubiri ku mubiri. Niyo mpamvu ugomba kubinywa mu gitondo. Kubinywa mu gitondo nibyo byiza cyane, cyangwa se no kumanywa ushobora kubinywa nta kibazo, ariko ku bantu bafite ibibazo by'imitima, ibibazo nibyo byiza cyane. Akamaro rero kunywa gombo turakazi. Gombo ni nziza cyane ku bantu bafite ifasha cyane ku bantu bafite hypertension, abantu bafite diabete. Gombo ku bantu bafite badigera nabi cyangwa se barya ibiryo bikabagira nabi, kabagwa nabi, abantu bagira digestion mbi cyane irabafasha cyane. Ikindi kandi abantu bafite amaregera aryana, abantu bafite ovulation ziryana, cyangwa se abantu bakunda gutwita cyangwa se kugira ngo basame bibagorana cyane. Gombo ni nziza cyane. Gombo isukura ino miyoboro y'ibiryo inyuramo, isukura ino miyoboro y'inkari, gombo isukura ino miyoboro y'amaraso. Gombo ni nziza cyane kuri systeme immunitaire. Ikindi gombo ifasha cyane ku bagore batagira ububobere mu gitsina cyangwa se abagore batagira amazi, irabafasha cyane kugira ngo ugire ububobere mu gitsina. Ni nziza cyane. Ngiye guhita mbishyira muri firigo, birararamo amasaha 8 cyangwa 10 cyangwa 12 hejuru. Kiza no kubinywa na mu gitondo, niyo mpamvu nkunze kubikora nimugoroba. Ngiye kwishyira muri firigo, ubwo ndahita mbereka uburyo bimera bisohotse muri firigo. Bukeye bwaho rero dore nguko uko imeze, isohotse mumva biri kureduka y'amahoro no gufata. Umva uko bisohotse muri firigo, bimeze bisa byine birafatanye mu rurenda. Kanze mbishire mu ntuza mbereke ukuntu bimeze. Hose kuyinywa mu gitondo nibyo byiza cyane, ukuntu ugiye kubiyungurura. None biri kureduka biri kureduka, niyo mpamvu wagira ngo ni amavuta neza.
urenda rwanze kubare reba kuntu ndo biri kureduka nk'umuntu ugize isesemi cyangwa se udakunda kugira wagira isesemi kuko birariduka byakubangamira kugira ngo bimire ushobora gushyiramo citron ni nziza cyane ku mubiri murabizi abantu bashaka kunanuka n'ibiki byose akamaro ka citron murakazi ku mubiri ushobora guta ugira kukamuriramo indimu ni byiza cyane biraza gutuma bitanga akagu ku bantu batabasha kubimira gutyo kuko harimo uruntu rumeze nk'ururenda hari nk'umuntu ushaka kuruka cyangwa se akagira niyo mpamvu kumira nk'akamo akadimu ni sawa cyane ikindi waba ufite ribado ikindi waba ufite n'umuheha nawe ukanywesha umuheha cyangwa se ukabinywera gutyo ni sawa cyane kunywa gombo rero mu gitondo nibyo byiza mu gitondo umuntu akibyuka cyangwa se no ku munsi nta kibazo ariko icyiza cyane ukibyuka utarafata breakfast cyangwa se ikindi kintu mu gitondo bishobora kuyinywa cyane murabizi ko no kunywa amazi y'indimu mu gitondo ari byiza cyane bifasha kudigera neza ikindi nko ku bantu bashaka kunanuka rwose murabizi ko kunywa amazi ya gombo cyangwa se amazi y'indimu ni byiza cyane amazi ya gombo aza gufasha kudigera neza ikindi kugira akabaraga ku munsi rwose bizagufasha cyane amazi ya gombo twayateguye kuyanywa rwose biraza kudufasha cyane kuko nashyizemo agasitron abantu batabasha kugira guya cyangwa se ikintu kiriduka kirimo mwashyiramo agasitron kugira ngo bashe kubinywa naho ubundi ntabwo bibishye pe ntabwo bibishye biraryoshye cyane hari n'umuntu ushobora no kubisya agashyiramo intuza igi nabyo ntacyo bitwaye ariko murabona ko rwose amazi ya gombo ni sawa cyane biri kureduka ariko ni sawa cyane biraryoshye cyane pe biraryoshye umuntu yashyizemo agasitron ni byiza cyane ibyo byiza kugira ngo bigufashe kutaza kuruka cyangwa se ngo bitere isesemi nimba ari byo byiza cyane rero ni uko bategura amazi ya gombo ukayanywa mu gitondo ni byiza cyane ku bantu bafite isesemi washyiramo akadimu byagufasha cyane ukajya unywa mu gitondo akamaro ka gombo ku batararebye video nashyizeho ubushize nabwiye akamaro ka gombo utararebye video wajya kwireba link ndaza kwishyira muri description ikindi umuntu arakora subscribe kandi kugira ngo tuzacikanwa ibiganiro byinshi ndaje mbibagezeho by'ubwenge kabisa twiyubaka twiyungura ciao